Ikintu tugomba kwitwararika muri igihe cy'iminsi mikuru ni ukwirinda ibisindisha, tukirinda bya bindi byacu tumenyereye, umuntu akagenda gakeya bya bindi byo kudepasa nyine umuntu akaba abyihoreye. Tugiye kuganira n'abakoresha umuhanda ku byo bakwiye kwitwararika cyane cyane muri iyi minsi mikuru isoza umwaka tugiye kwinjiramo. Ndabona muri ibi bihe by'iminsi mikuru kubera uruhuririkane rw'abagenzi n'icyo bari mu muhanda, umuntu aba agomba kwirinda umuvuduko, kwirinda kuba yatwara imodoka wanyweye ku biyobyabwenge. Ikintu tugomba kwitwararika muri igihe cy'iminsi mikuru ni ukwirinda ibisindisha, kuko ibisindisha ahanini nibyo bituma hazamo impfu z'abantu. Tukirinda kunywa inzoga nyinshi dore ko abantu baba bishimiye. Umushoferi rero yirinda kunywa inzoga kandi akirinda umuvuduko mwinshi mu gihe ari mu muhanda. Cyane cyane tukirinda kwishima, kuko kwishima bituma habaho impanuka nyinshi ugasanga abantu barahapfiriye. icyo akwiye kwitwararika cya mbere ni ukunywa ibiyobyabwenge no gukoresha umuvuduko mwinshi. iyi minsi mikuru ni ukugendana ubwitonzi mu muhanda icya mbere, tukagira ubushishozi, tukirinda bya bindi byacu tumenyereye. Ku y'ingingo y'umutekano mu muhanda mu minsi mikuru isoza umwaka, abakoresha umuhanda rero barakangurirwa kurushaho kugira ubushishozi, kuko urujya n'uruza rw'abagenzi ndetse n'ibinyabiziga ruraza kuba rwiyongereye. Barasabwa gukomeza kubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bisabwa. Barasabwa kandi no kugira ubworoherane mu muhanda, bakirinda no gutwara ibinyabiziga banyoye ku bisindisha.